Reka twongere tubahe ikaze nanone ni kuri ya channel yanyu Ihame Family, mukaba mukomeje kubana nanjye Iga. Kuri ino curo tukaba twabazaniye ubusobanuro bw'amazina. Reka nsuhuza abakobwa mwese aho muherereye hose, ndabatepesi muri abantu beza cyane kugira n'imitima myiza. Nkaba nabazaniye izina rya Emeline, wowe uzi umuntu witwa Emeline, yaba witwa Emeline, mwese ndabasuhuje cyane. Nicyo gihe ngo mumenye nyine inkomoko, imiterere y'amazina y'uwo mukobwa witwa Emeline. Ubundi Emeline ni izina rikomoka mu Kidage, rikaba risobanura umukozi, rihabwa umwana w'umukobwa. Ubundi bimwe mu biranga ba Emeline nk'uko izina rye ribisobanura, ni Emeline ni umukozi nyine, ariko cyane akora ikintu akunda, iyo atabyitiyemo biramugora. Emeline arihariye mu myambarire kandi ibyo bituma abantu bamukunda. Nagira igikundiro bitewe n'imyambarire yiwe. Akunda amafaranga, akamenya no kuyacunga, bigatuma avamo umugore mwiza uzi kureberera urugo. Akunda amafaranga, akamenya no kuyacunga, bigatuma avamo umugore mwiza uzi kurebera urugo. Nyine yavamo umutima w'urugo mwiza, uburyo bwo gucunga iby'umuryango nyine. Ariko ubwo nanone niba uzi ko utereta Emeline ukabona kwatsa ibiceri, ntuzabitindeho nyaboneka musore wanjye, kuko urumva karica zabo nyine bikundira amafaranga kandi nayo giye amutagoranye nyine. Emeline yigirira icyizere ku buryo atari buri wese wapfa kumucanganyikisha. Ni umuntu ufungukira buri wese, nta bintu byo gukomeza ubuzima bimubamo. Ewana, ubuzima bwe buba ari yare, nta bintu byo gufunga imitsi ngo apanike byahatari, ngo usange ngo arimo aravuga ngo ibi wapi aho uyu nguyu ngo ararobanura abantu wapi. We nyine aba ari open ku bantu bose. Ni umuntu uzi kureshya abantu igihe cyose hari icyo ashaka kumukuraho cyangwa kumwemeza. Iyo ashaka kureshya abantu cyangwa umuntu, ewana, ni utuntu twe nyine azi kureshya no ibintu byabo nyine. Niba uzi ko witwa Emeline, umenye ko kureshya uzicekinga urebe niba koko ibi turi kukubwira ari byo. Gusa abahanga nibyo bagaragaje, ubushakashatsi nibyo bwagaragaje, nawe uzarebe koko nimba bihura n'ibyo turi kukubwira. Iyo muhuye cyangwa mwamenyanye, ntabwo ushobora kumwibagirwa, ugira ikintu mwibukiraho buri gihe. Ba Emeline mwese ndabasuhuje. Iyo akiri umwana nta gahunda aba agira kandi aba yikubira, ndetse atanihanganira, bigasaba ababyeyi be kumutoza kugira ubuntu. Ntabwo n'abahagaze mu gihe ari umwana, ariko iyo akuze nyine biracenjinga. Ahubwo niba uzi ko umwana witwa Emeline, nicyo gihe utangira umukeyaringeho, kuko urumva biragorana ko uwo mwana yazakura neza igihe atagira ubuntu. Kandi tugomba kugira ubuntu bukaturanga aho tujya hose. Urukundo ruramuhira kandi agira umuryango mwiza. Biramuhira, ntabwo usanga ba Emeline ingo zabo zishingiye ku mucanga, zubatse mu manegeka, ahubwo biba byabahiriye. Ubwo bwari ubusobanuro bw'izina Emeline. Ba Emeline mwese tuziranye ndabasuhuje cyane. Imana ikomeze kubaha umugisha, muri abana beza. Nawe uziranye na Emeline musuhuze, niba hari uzi musharinge iyi video yumve ubusobanuro bwabyo. Ndabakunda cyane, nitwa Iga, ibindi nakagaruka.